tubahaye ikaze bakunzi ba Hirwa 4TV irumwe tubageza amakuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye ariko kandi byigisha kandi byubaka societe nyarwanda muri rusange. Aha rero turi kumwe n'umusaza ariko kandi ufite ikibazo gikomeye, ufite ubuzima buri mu kaga, ufite ubuzima ubona ko bubabaje, ufite ubuzima rwose ubona ko nawe bwagukora ku mutima ukavuga uti nanjye mu by'Imana yampaye mfashemo bikeya, ngiye kureba no musaza, ngiye kureba no muvandimwe kugira ngo nabashe kuramuka. Nta kindi rero tubasaba no gukora subscribe kuri channel kugira ngo ibiganiro n'amakuru tugenda tubategura bijye bageraho tukimara kubitunganya. Tuguhaye ikaze. Uburwayi bwo bumaranye igihe kinini ariko kandi nta bufasha na bumwe yigize abona, usibye abavandimwe bamuha ikintu cyo kurya, ariko kandi ari kumwe umurwaza yabonye Imana yamuhaye, ariko kandi nawe ni umufundi. Urumva ko ubuzima bwabo muri make nta buzima buhagije bafite. Nta kindi rero mbasaba nukugira ngo byibuze namwe abanyarwanda muri rusange, abanyarwanda w'Imana yatije ubuzima, abanyarwanda w'Imana yatije ku butunzi, abavuga butumwa, abapasteri, ababwiriza butumwa mu matorero agiye atandukanye, muvuge muti amasengesho yacu natwe tuyarekiza hariya, amasengesho yacu agomba kwerekera hariya kugira ngo byibuze uyu muntu nawe agire kimwe kimugoboka mu by'Imana yaduhashye. Reka rero twimbike muri kino kiganiro, tugiye kubaha mikoro ibindi babibibwirire. Uraho muze? Ego. Ko tugusanze uryamye hano. Narwaye. Umaze igihe kingana iki urwaye? Iminsi myinshi. Ni nk'amezi angahe cyane, umunsi umwe cyane umwaka? Umwaka wose. Imyaka ingahe? Imyaka n'umwaka wose nibwo narwaye. Amazina yawe? Pascal Kamegeri. Hanyuma muze ufite umugore? Ndamufite. Umugore wabahe? Abipfura buturo baramwirukanye, mushiki wanjye n'uwamwirukanye. Ubu hano bana nande uba wenyine? Yabana ndandija n'urwaza. Ubana n'umugabo kurwaza? Utandija. Uyu mugabo se we nta mugore agira? Aramufite nawe. Ubu se kutabasha kugenda uhora uryamye urya ute? N'abaturage nibo bangaburira. Abaturage nibo bangaburira. Urumva ubuzima bwawe se wagiye kwa muganga? Nagiye kwa muganga njya hasi kasanga hari ujye kwa muganga abantu buzuyemo. Inkomere. Umaze mu mwaka wose urwaye ariko kandi abaturage nibo bakugaburira. Ufite abana? Mfite abana babiri, batatu. Abana babahe? Babana na nyina. Hanyuma kuki umugore wawe n'abana mutabana? Cyatoye na mushiki wanjye n'uwamwirukanye umufasha wanjye. Amaje kumwirukana se ntago ageza kukureba? Ageza kundeba n'abana nyine bakaza kundeba nawe na nyina na mama we. Hanyuma abo bana se n'umugore wawe nta bufasha bakuha? Bajya bagemurira ibiryo, bakagemurira nyine bakagemurira ibiryo bakabizana hano nkabiryo. Iyi nzu ubamo ni yawe? Iyanjye. Iyi nzu ubamo ni yawe? Iyanjye. Hanyuma i Kigali hamaze imyaka ingahe? Ndigavukire, ndigakondo. Ushobora kubyuka ukagenda ukava kuri uno buburi ukagenda? Intege ndazo. Dore ubu budahina gutya nyine nta nubwo ndambye. Hanyuma ubu bumuga bwawe butewe n'iki? Ndikubise hasi kubera nyiri isereri. Isereri wayitewe n'iki? Nuko ntajyaga nyine. Tugwaye karibu. Murakoze. Umugore wanjye baramwirukanye, nararwaye. Nditwa Pascal Kamegeri. Nabonetse maze iminsi ndwaye, nta n'ubufasha afite, abaturage nibo babangaburira. Nditwa Pascal Kamegeri kandi mbonye umufasha yafasha kuko maze iminsi ndwaye ndi mu buriri nta kigenda, ari abaturage bangaburira. Nditwa Pascal Kamegeri. Maze imyaka 3 ndwaye kugira ngo njye n'abaturage bampe icyo kurya. Umugore wanjye yarantaye
nta kigenda. Yantaye kubera mushiki wanjye nyine niwo mwirukanye. Bitewe n'uko yari afashe neza umugore wanjye, none niwe wamwirukanye, niyo mpamvu yamwirukanye. hanyuma ko tubona kuri ubu buriri bwawe harimo inda n'imbaragasa bimeze bite muze? Ndanze imbaraga sa, ariko uwo utwangiza n'ugufurira hanyuma kuki adakuramo izinda n'imbaragasa abikuramo. none ko tubibonamo? Ntabwo mbizi. iyo uryamye nijoro ntabwo wumva ibintu bikurya? Birangira bijya biza. hanyuma tukiri hano muri kino kiganiro ariko kandi turabona ufite abaturanyi bawe hari ikintu bakumarira? Barakimarira, nibo bangaburira. nibo bakugaburira. hanyuma ubu ngubu uri hano muri iyi nzu yawe ariko kandi turabona hano hari amabuye, hari imyenda ishaje, ibi byose ni ibyawe? Ni ibyanjye. na ririya gare ni iryawe ugendamo? Niryo gendamo. ninde uguterura akarigushyiramo ko tubona utava kuri no buriri? Uwo niza n'unterura n'unterura nkagenda gicunga nyine kugira ngo nyine ndebe ko ntajya hanze. Murakoze. amazina yawe? Yitwa Dufitumukiza Damien. hanyuma ko tugusanze muri iyi nzu ariko kandi tugusangana n'uyu musaza tubona warimo guterura, niweho murwaza? Ni jyewe umurwaza kandi tumaranye n'igihe nyine tubana nyine mweno nzu. uyu musaza twamuvugishije ariko kandi tubona umusaza ntavuga ibyerekeranye n'ibyo tumubajije. ese uyu musaza wasobanura uburwayi rwe? Umusaza turagira ngo usobanure uburwayi bwe neza uhereye uko mwatangiranye kuri ubu burwayi bwe. ngewe nkigera inaha ngaha nahageze muri 2006. nasanze uyu musaza nyine asa nkaho afite ikibazo cyo ku bwonko, no kuvuga ngo udutsi tujyana ku bwonko ntago dukora neza. aravuga nyine ibyo avuga mukaganira, nta n'ikibazo cye kindi gusa, ariko wajya kumva aragobwa, mbese akajya ategwa nyine nkarimo ibyo avuga ntabashe kwisobanura neza cyangwa ntabashe no kuvuga neza. ni ukuvuga nyuma yaho yaje kugira ikibazo, aravunika, aragwa ku muhanda nyine yagiye gushakisha ibyo kurya. icyo gihe ntabwo nanjye nari mpari. ubwo turaza dusanga nyine barampamagara, tujya kumuterura turamuzana tumugeza hano, nuko tukajya tugerageza kumujyana kwa muganga na mushikiwe. twagerayo bakabura iseta, bakamuha amarandevu, buri gihe bakamuha amarandevu, ariko birinze bigerana n'ubu ngubu ari ukunguka ameze. ariko nkabona n'uburyo kutabikurikirana cyane nyine cyane bijyanye na famiye nyine n'uwo mushikiwe, nkabona nawe atabyitayeho cyane. ariko kugeza ubu ngubu twari tukiri kumwe gutya, mudusanganye gutya, nuko nguko nyine nawe imibereho ye nuko nguko agenda gutya. hari abaturage bajya bamuzanira ibyo kurya, nanjye gutyo, nanjye ndi umufundi, hari igihe ngera gutya naba nagize icyo mbona nyine nkazana nkateka, nuko tukabasha nyine tugakomeza ubuzima bugakomeza. hanyuma ko tubona imibereho ye igerwa ku mashyi, kandi iki gitanda twabonye ajyamo ko kirimo inda, bimeze bite? iki kibazo ni ikibazo gikunda gukomera nk'ubu. hari igihe ngira gutya nkamukorera isuku, namara kumukorera isuku najya kubona nkabona yazanye nk'ikindi kintu bamuha, nk'iyi ntuza nk'iyi kuvurori mubonye iba yimuzaniye ejo. umuntu wayimuzaniye ejo ntabwo nigeze mverifiya ngo ndebe, ntabwo nari nzi ko zinarimo, ariko ejo nari niriwe mu gitanda nshyiramo amazi ashyushye, nteramo amazi ashyushye. ni ukuvuga nta nda zaherukagamo, nta n'imere zaherukagamo. ndi gukeka ko ari iyi ntuza ari ikuvurori bamuhaye. uwayimuhaye rero ashobora kuba yayikoreshaga n'ubundi bakayimuha ari n'ubundi ifite icyo kibazo cy'ibiryo birimo. hanyuma tukiri hano ariko kandi turabona ari umupapa ukuze. ese yaba afite umugore n'abana? umugore aramufite, n'abana 2 b'abakobwa, ariko abo bana babana na nyina yavuye hano nyine ameneshejwe na mushikiwe ngo batamushaka, bavuga ko ngo abyara ahandi, ngo abana ngo atarabe. ubwo barahari nyine, bajya baza rimwe na rimwe bakaza bakamureba bakongera bagasubirayo. hanyuma umugore we n'abana bamwitaho?
rimwe na rimwe umugore yagize ikintu abona hari igihe amuzana acuna umuntu nawe w'umuzunguzaye nawe uraho gutya azunguza nk'ibintu hari igihe anyura hano nkabona amuhaye nk'utuneke two kurya gutyo n'ubwo buryo nabo ntabona ko ari abantu badashinga nabo ntabwo bakomeye nabo nta mikoro mbese. hanyuma tukiri hano uru rugendo rwawe n'uyu musaza wumva ruzamara igihe kingana iki mu gihe Imana ikibatije ubuzima? Ngewe mu by'ukuri ngewe nkurikije kubera ko nanjye tubana nanjye nk'umuntu wari ufite umudamu nanjye umudamu turatandukana, ariko nge uburyo tubanyemo rwose nge numva n'ubundi igihe Imana nibishaka n'ubundi numva urugendo rwacu rwarangirana turi kumwe nta n'ikibazo. Imana ibishatse gusa nta bundi buryo bundi gusa wenda ngize nanjye ubundi buryo hari igihe nava hano nkajya ahandi hantu ntabwo hano ariho nzakomeza kuba buri gihe bibaye ngombwa, ariko mu gihe tukibashije kuba turi kumwe Imana ikidushoboje nzajya mwitaho n'ubundi nkuko sanzwe mwitaho n'ubundi mu gihe tukiri kumwe. Ikigaragara cyo nuko uyu musaza wamukunze kandi ko mufite urukundo rw'ikirenga mu gihe wafashe ubuzima bwawe nubwo byose ukabihuza, ariko kandi ukavuga ngo uyu musaza nzajya mumenyera icyo kurya ndetse muzanira amazi namukarabye, ariko kandi birenze kuri icyo ngicyo ukagira uti uyu musaza urugendo rwanjye nawe uko ruzarangira ni igihe buri umwe azaba avuye mu mubiri. Urwo rugendo rwawe igihe uzamutanga kuva muri uyu mubiri we agasigara ameze gutya, wumva ari nde uzamusigarana kugira ngo amukorere ibyo byose, kugira ngo amukore ibyo bintu byose wamukoreraga? Mu by'ukuri ntabwo nakubeshya wenda ngo mvuge ngo ntababeshya, sinamenya uwo basigarana, sinamenya uwo ari we, n'uw'Imana yamuha nyine nkuko nanjye Imana yaduhuje gutya. Hanyuma wenda ntujye ugerageza ukareba mu baturanyi cyangwa se mu nshuti z'uyu musaza ukavuga ati uyu muntu ndamutse nahari mu gihe nakoze akazi kari kure nkararayo se cyangwa se nkaba nagira ikibazo kindi, uyu muntu yamwitaho? Uwo muntu nta waba uhari ku buryo wenda wavuga uti uyu muntu ashobora kwita kuri uyu musaza? Wamwitaho n'umukobwa mwabo bana avuga babiri be, harimo umukobwa mukuru uri kubyiruka nyine amaze kuba mukuru ndumva yiga 9, niwe n'ubundi ateganya nawe niwe tuteganya ko ariwe wazasigara mwitaho, mbese niwe wajya mukurikirana mu gihe naba ntahari tutari kumwe. Ariko tukiri hano uyu musaza wavuze ko agira ikibazo cy'imitsi yo ku bwonko, byaba ari byo? Arayigira kuko mu biganiro turaganira n'iki n'umuntu rwose w'umugira neza, nta kibazo wigirira urukundo, ariko mu kuganira gutya cyangwa no mu kuvuga gutya iyo turi kuvuga tuganira cyangwa nkuko namwe mwamubazaga mwabonye ko harimo ibyo avuga bimwe agateshuka cyangwa agateshwaguzwa, no kuvuga ngo ubwo navuga ko ari nk'akajoriti yo ku bwonko, ariko si ukuvuga ko nanone atazi ubwenge, arabuzi, ariko yagira ko kabazo nyine ku bwonko. Reka tumwegere twumve. Muze kurama agapfukamunwa. Pascal Kamegeri. Hanyuma uburwayi bwawe bumaranye imyaka ingahe? Uburwayi bumaranye hafi umwaka wose. Narazutse nabanje gupfa ndazuka, Imana ari inzuzi sinje kubabesha, narapfuye ndazuka gatatu, tuje bahampaga nyine Mungu nari nararwaye imbasi iramfata, barambuza, papa arambuza arakiriho na mama barambuza, ariko n'ubwo ndacyariho kubwiteka. Hanyuma kurya ujya ute? Kurya n'abaturage babangaburira, ndafata kano kagare nkagenda nyine nkatembera, mpaye agafaranga nkajya, ayo mpaye igitenge nkajya, nicyo kintu nzi. Hanyuma uyu mugabo muri kumwe twahoze mubona muri kumwe, uyu mugabo twahoze mubona muri kumwe, uyu mugabo waguterewe ku gitanda mupfana iki? Ntacyo ni nk'umugezi nyine waje mbese nyine yaje, ntacyo dupfana ko yaje nyine kunsura, ndamufata aguma hanga ararwaza, ni nawe urwajije. Tukiri hano ariko kandi uriya mugabo yatubwiye ngo ujya ugira ikibazo rimwe na rimwe ukavuga ibintu biterekeranye bitewe n'ikibazo cyo ku bwonko. Njya nkigira mu bwonko, njya nkigira kubera nazutse gatatu. Hanyuma watubwiye ngo iyo ugiye gusaba, iyo ushaka kurya ujya mu muhanda, ariko kandi uri ku igare ryawe ukagenda, yaba umugira neza akaguha. Iri gare ryawe ninde uricunga? Ni abaturage nyine bakagenda nyine basunika.
nanjye nkagenda nafashe gutya nyine nanjye sunika gutya. muzereka tugusezereho rero. Murakoze. Hanyuma kandi ubu ngubu tugeze ubwo tuvuga ngo natwe turagiye, ariko tukiri hano uyu musaza murasigarana. Ubu ngubu akazi kawe wagatashye? akazi ubu nagataye nyine kubera ko twari twamenye twumvise yuko muri buze kumusura. Akazi nabaye ngasubitse, ubu turasigaranye turi kumwe nyine, ariko nta kundi byagenda, mbese ubwo niko byagenze. Ubwo nzaba akazi nzakomeza ejo. Musigara amahoro rero. Okay, murakoze namwe, Imana ibaha umugisha. Mukomeze mwihangane. Imana yo mu ijuru, Imana ishobora byose, inshuti, abavandimwe, ab'Imana yatije ku butunzi ikabatiza ubuzima, ariko kandi n'abanyamasengesho nabo babari hafi muri uru rugendo rugoye, ariko kandi natwe ntago tuzabibagirwa. Tuzadukomeza tubasure, twumve impumeko yanyu, kugira ngo byibuze tuzamenye uko ibi bintu bimeze. Murakoze cyane rwose, turabashimye. Namwe Imana ibaherekeze, mugende amahoro. Turabashimiye bakunzi ba Hirwa 4 TV. Uyu ni umwanya twabagezaho kino kiganiro, ariko kandi ntimwajye gukora subscribe kuri no channel kugira ngo amakuru n'ibiganiro tugenda tubategurira bijye bibageraho tukimara kubitunganya. Amahoro y'Imana imigisha bibane namwe, turabashimiye.